Ababyeyi bari bafite ubwuzu bategereje kubona uwo mwuzukuru. Ubwo yavukaga niryo joro sekuru yishwe. Oh mana, ubwo nyina yahamagaraga iwabo ngo ababwire inkuru nziza, ubwo yibarutse umuhungu bamusubije mu gahinda kenshi bati so bamwishe. Oh no, kuri ka gasozi keza ka Butare ya Rwamata, iwabo w'imfura, iwabo w'imfura, abashambo b'ababyeyi beza n'abasore, inkumi n'ibibondo bazize uko barekishira ko najya mbakumbura, nubwo nagize amahirwe yo kubamenya. Wa mwana yakuze abaza nyine se kuki najya njya mu biruhuko nk'abandi bana, nk'abandi bana. Iye maze nyina aricara amubwira amateka yiwe yose, ati ijoro uvukaho niryo bisheho data. Icyenda kabiri mu igerageza rya jenoside ku Kibuye, yo ku Kibuye. Umwana arongera abaza nyina ati ese mama ukubyara cyangwa abavandimwe bawe bari he, bari he? Naramusubiza ati mwana wanjye umuryango wose barawishe, ubu na data na mama na muvandimwe. Icyenda kane ubwo nateguraga kujya kukwereka umuryango wanjye, yo nibwo bawutsembye. Ka gasozi keza ka Butare ya Rwamata, iwabo w'imfura, iwabo w'imfura, abashambo b'ababyeyi beza n'abasore, inkumi n'ibibondo bazize uko barekishira ko najya mbakumbura, nubwo nagize amahirwe yo kubamenya. Wa mwana yakuze asa nka sekuru, abyirukana neza nka nyirakuru. Yize amashuri yaraminuje, ubu intego ziwe no kubaka igihugu. Yamaze kubaka umuryango, ubu ari guhesha ishema umubyeyi we. Hora mama hora Rwanda, hora mama hora Rwanda. Sinakishyira ko najya mbakumbura, nubwo nagize amahirwe yo kuba